Ndagusuje nanone mukunzi wacu, mukunzi wa Chantal TV Jo, abakunzi bo kwiga, abakunzi bo kwiyungura, abantu bashaka kugira ubumenyi, nanone mbahaye ikaze muri iki gitondo ku biganiro byacu. Ushobora kuba uri mu Rwanda, ushobora kuba uri muri East Africa, hari abantu benshi bo muri Kenya nabonye wenda bumva ikinyarwanda badukurikira, ndabashimira ko mwemeye gukonekita kuri uyu muyoboro. Hari abantu baba Bugande, uyu munsi noneho nabonye ibihugu bitandukanye, Zambia, nukuri abantu benshi, USA, abantu muri Korea, mu bihugu bitandukanye ntatekerezaga ko wenda bamwe bankurikira. Mwarakoze guhitamo kubana natwe. Japan n'abandi, nubona umuntu wo muri Japan ukabona ari gukurikira umunyarwanda n'umuntu uriyo nyine, ibyo byose wumva ururimi rwacu. Nuko nyine twese turimo turubaka byinshi. Uyu munsi nifuje ko dukomeza, twari tumaze iminsi turi kumenya amarangamutima yacu, kuyakaruma no kugira uburyo umuntu yatwara kugira ngo umuntu akomeze kubaka ubuzima bwe. Uyu munsi ngiye kuvugana n'abantu dukorera abandi, cyangwa se abantu bakorera abandi bataratekereza kwikorera, kuko twese usanga amashuri yo muri Afurika cyane cyane, sinzi niba ay'Uburayi yenda ntabwo bikiri cyane, cyangwa muri Amerika, twebwe turacyari muri byo byo kwiga amateka yabayeho, intambara, bayoboye ibihugu. Ibyo ni ibintu uyu munsi umuntu ashobora kwiyigisha atarinze no kujya mu ishuri, ko twabifashemo imyaka n'imyaka, batwigisha gufata mu mutwe, utabitanga uko wabihawe ugasanga ni ikibazo. Niyo mpamvu ubona nyine turi mu tuzi tw'abandi, nta na gahunda yo kutuvamo. Kubera iki? Niko twarezwe nyine, twarezwe dutinyishwa, nuko ibi barakwirukana, nuko ibi baragukubita, ugasanga nyine ubuzima ntibufungutse. Ntabwo mvuze ko ibyo atari byiza, ko nta buzima na bumwe budafite discipline bushoboka. Uyu munsi rero, nimba ufite abantu ukorera, ndakuzaniye utuntu cyangwa se uburyo watangira gutekereza kwikorera. Hari abanditsi, hari abahanga batandukanye bagiye bavuga mu buryo butandukanye bwo kwikorera. Hari umugabo umwe, ngira ngo ni Umushinwa cyangwa ni Umunyakoreya, hari sinibuka, yanditse ibitabo bitandukanye, bamwita Robert Kiyosaki. Akaba yaragiye yandika ku bukire, ku bukungu, ku iterambere. Hari ibitabo bye byinshi biri hanze wabisoma, ariko ngewe hari ingingo cyangwa se table nshaka twifashisha ivuga kadire karimo uduce tune. Harimo cyangwa se employee. Nawe urabizi ko employee ni umukozi ukorera umushahara, ukorera abantu bakamuha umushahara. Hakaba B ku ruhande rwa hano, tuvuge urafata akazu, nuko ntashatse yenda gufata ngo tugiye kwiga, ariko ni employee. Ku rundi ruhande hari B ivuga business. ku rundi munsi ku rundi ruhande hari self employment cyangwa S. Noneho ku rundi ruhande hariyo I ivuga investor cyangwa investment. Ayiwe, mu Rwanda se ndavuga ko turi hehera, cyangwa se abantu bagitangira gusa nkaho turi mu kwiga cyangwa no kuzamuka. Kenshi turi muri employment. Business tuzirimo, ariko usanga business abantu benshi nta nubwo turamenya n'uburyo zikorwa cyane. Hanyuma kuri self employment ni kwikorera nanone, ariko bitandukanye na business, kubera ko wenda reka tuvuge kuri employment mbere na mbere. Employment na self employment bifata ibintu bibiri, niko navuga. Bifata ku gice, bikoresha uduce tubiri, tuvuga time na tax, cyangwa se igihe n'imisoro. Ntabwo ushobora gukorera abandi cyangwa ngo uvuge ngo uri umukozi ngo ntubavuge ngo ntibazigere bagukata imisoro. Imisoro ni ngombwa. Imisoro nyine igihugu uragisorera. Nimba nanone ufite, tuvuge self employment, ubwo nashaka kuvuga wenda manufacturing, wenda se tailoring, gukora ibintu n'intoki zawe cyangwa kwikorera ku bw'ubumenyi ufite. Ukaba ufite wenda tuvuge imashini idoda, urugero. Urumva imashini idoda ntabwo ushobora kuyisiga ngo usigare yikoresha. Biragusaba ko wowe ubwawe uva ku kazi runaka, cyangwa se akaba ariko kazi ukora, ukabyuka mu gitondo ukavuga ngo ngende umudozi, kajya kudoda. Nta imashini ushobora kuyisiga ngo uvuge ngo irikoresha.
hanyuma business ubwayo murabizi neza ko ushobora kuyikora as you nkawe ukayikorera, wenda nko gucuruza, wenda nk'uruganda, wenda ibikorwa binini muzi neza dukora. Nk'ubu ngubu uyu munsi company runaka, most of the companies, ubu ngubu hari company zo gutwara ibishingwe, abantu benshi bagiye bazibona zigeze no gukomera cyane, n'uyu munsi zirakomeye. Hari company rimwe na rimwe zikora ibintu byinshi, reba simfite abantu wenda bo kwamamaza ko, ariko hari abakora ibinyobwa, ibiribwa, aba suppliers batandukanye, ugasanga ukoresha abantu. Navuze hariya hirya kuri employment na self employment, iyi na S bakoresha time na tax cyane, nizo cyane zibatouchinzeho. Hanyuma kuri business na investment, hariya kuri business of course time urayikenera kuko uratekereza, ufata igihe cyawe cyo kuba mu bintu byawe sometimes, ariko nanone wibuke neza yuko you can use other people's time, ugakoresha umwanya w'abandi bantu. Niba uri gutekereza mu buryo bwasohoka cyangwa washaka uburyo bwo gutangira kwikorera, ngomara gutekereza kuri icyo kintu, business yanjye, will I be all my days, iminsi yanjye yose nzanyama ndi present? Maybe yes or no. Ariko nimba uri gutekereza kuri business, first of all ni ukuyiplaninga, ukayitegura, ariko ukavuga uti ngewe ntabwo nzakoresha my time, wenda full of my time, I will use other people's time. Hari abantu bari hanze bari gupfa ubusa ushobora gukoresha kandi bafite ubushobozi n'ubumenyi. Wowe rero niba urimo gutekereza ko hasohoka mu kazi ukora, you also think ninde ufite skills, ninde ufite uwo mwanya atari gukoresha, kuko wowe wamaze kumenya neza ko ufite kuba wasohoka mu kazi kawe, cyangwa se uri gutegura kuzagasohokamo, uri guplaninga gusohoka mu kazi k'abandi, ndi kuvuga ngo kawe, cyangwa se kariya kawe ushaka kuzakora business, maybe big business, ariko hari abantu bari wasting time. Maybe they use their time improperly, nabi, wowe ukabatera imibare, ukabareba, ukavuga uti ariko bari abantu hari ukuntu baba bari gupfa ubusa, ngiye nshobora kubakoresha. So investment, investors, hari ibintu byagiye biza mu Rwanda, ngiye wenda sinamenye byinshi, byo gufata amafaranga ukayashyira mu kintu ngo bikajya bigenda bibyara, ukazana umuntu nanjye nkazana undi, gutyo. This is investment. Ariko se we muri cyagiye twege twakwa investinga koko? Ese investors ni bande? Nawe suri mu gihe cyuko wako investisa amafaranga akakutangira kukubyarira andi mafaranga, ibyo bintu ubitangira mu by'ukuri wabiteguye nabyo, ntago wabyuka mu gitondo ngo utangiye kuba investor. Yes, twese dutangira kuba aba employees babandi bantu, nyuma y'indi umuntu akazafata za skills ze, akaba afite ahantu atangiye kugera, afite wenda some savings, ukavuga uti noneho nanjye nakwikorera. Ariko cyangwa ukavuga uti I have some money, noneho nshobora gutangira business yanjye. Ariho investinga cyangwa gushyira amafaranga mu bikorwa, wenda mu kugura ibibanza ukabisubiza, ibibanza bikagenda bikubyara amafaranga, cyangwa se kugura amazu ukayashyira hari amafaranga akakomeza agakora yandi, cyangwa se hamwe mu mishinga runaka ikomeza gukora, abantu bafite ibikorwa binini, wowe ukagenda ukaguramo imigabane. Ntago ari ibintu wabyuka mu gitondo uyu munsi ngo uvuge ngo bishyize ku meza ngo ngiye gutangira kuba umu investor. You also have to think about amafaranga ufite angana iki. Twese rero dushaka kuzamuka uwo munsi twita tugera ahantu, ugafata udufaranga wahembwe 300, uti uyu munsi nanjye ngiye gushora, sinzi ibintu cyo byaciyeho nashaka kuvuga. N'uyu munsi hari izindi nkubiri n'inkundura z'abantu barimo kugenda ba investors bashyize amafaranga hano kandi tudafite garanti yabyo. Ibyo nabyo ugomba kubireba, ni business n'ubundi turimo gutekereza. Ushyizemo amafaranga, nzi abantu benshi bahombye, basohoye amafaranga muri boutique zabo. Umuntu akaba acuruza, wenda aranguza, ugasanga afite miliyoni 5, agatafata miliyoni 3 akitazishyira muri investment, none idafite na garanti, adafite na security y'ayo mafaranga. After sometimes bya bintu biga closinga, nta muntu wo kubaza,
nta hantu ho gushakira, ukabura buze burundu completely, ukabura hombye na ya business yawe, yaba amadeni n'ibiki byose agatangira kuza, ugatangira guhomba. So nimba uri gutekereza wenda nkuko nako dutekereza kuva mu tuzi tw'abandi, dutekereza kwikorera, ugomba gutekereza ko ibyo bice bitatu, I mean bine byose, kugira ngo ushobore gusohoka muri ibyo bintu. Reka wenda tugaruke kuri ubwo buryo bwo kwikorera cyangwa uburyo bwo gukora, maybe kuri business. Uracyari mu kazi k'abandi, urashaka gukora ka business cyangwa se business ishobora kukubyarira inyungu wenda ntoya, hanyuma ukavuga uti ese ni gute uyu mwanya byamfata mwanya ki, ni iki binsaba kugira ngo ushobore gutangira kano ka business. Mbere na mbere ushobora kuvuga uti wenda mfite umukozi kandi arashoboye, wenda mfite amasaha mbere yuko ntangira akazi, nzajya mpagera ndebe ibintu bihari, ndebe ibyo nakora, hanyuma amafaranga nzashora kuri ibi bintu azaba ahagije, amafaranga nzakoresha kurangura azaba hari. Ibyo bintu byose ukaza planinga, hanyuma ukavuga uti wenda ndakora business ishobora kubonekamo amasaha 3 ku munsi, kandi wenda ikaba ishobora gukunda. Ariko nanone ushobora no kwibwira ibyo bintu, ugasanga umukozi wawe nta n'ubumenyi afite, ukavuga uti ese ni iki nakora kugira ngo umukozi wanjye agire ubu bumenyi. Ayo ni amafaranga yose ugiye gusohora. Numara gutekereza kuri ibyo byose, uzahita ubona n'ikintu wakora kugira ngo utangire wenda kwikorera, cyangwa se gushaka umuntu ugukorera mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo wenda wowe ujye ugenda ukurikirana. Ikindi ntagenda ntavuze, wibuke neza nkuko nakubwiye ngo yaba ari self employment na employment, kugenda ugashaka akazi ukaba umukozi w'umuntu cyangwa nawe ubwawe kwikorera. Mu bihugu bimwe na bimwe mu bushakashatsi bugenda bugaragara, ibihugu si bimwe na bimwe, mu bihugu hafi ya byose usanga tax na time tumara ku kazi zijya kumera kimwe. Nk'ubu ngubu gukorera abandi usanga imisoro evaluating hagati ya 30% na 60% y'imisoro, yaba ari kwikorera ndetse no kugira gute no gukorera abandi, bagukata nk'imisoro igomba kugenda. Hanyuma kuri business usanga ariko njye ntekereza ukuntu abantu bakora business bari kutubeshya batazikora, cyane ku bantu bamwe na bamwe batamenyereye. Ugasanga umuntu arimo arakubwira ngo ngiye gushaka imisoro niyo uburebye ngo dukorera imisoro. Ariko muzatubwire muri comment niba hari abantu bakora business. Ubu ni bucuruza, tuvuge boutique urugero. Ubu kuri mu Rwanda imisoro ya buri kwezi bayikuyeho, ubu dusigaje ya misoro yo kubihembwe ni patante ngira ngo muri rusange y'abantu bari munsi baciriritse, bafite ama business aciriritse, ntabwo ari amafaranga menshi cyane. Ariko uzabaza umucuruzi azakuba ati nta kintu tukibona, imisoro yarayatwaye. Ariko imisoro wayireba ugasanga yego mu by'ukuri ifata hagati ya 30 na 60% yaba imisoro y'abantu bakorera abandi, yaba ari imisoro wenda y'abantu bikorera, abandi bafite ibikorwa bakora bikorera hirya no hino. Ariko rimwe na rimwe usanga baba bari kutubwira ibintu bitari byo, bituma tugira ubwoba bwo gukomeza. Hanyuma aba investors, hari igihe usanga investment isora gake cyane gashoboka, kubera ko you can even sleep, washobora kuryama amafaranga yawe akaguma akora. Ubu nk'umuntu ufite amazu akodesha, yinvestishije wenda muri mu bintu by'ubutaka, yashoye miliyoni ze 2, ejo zasarura miliyoni ze 4, 5. Umuntu ufite amazu akodeshwa, uribwira yuko bimusaba gukora iki se? Ashobora no kuba yaryamye, ukajya ubona ari mu rugo yirirwa yibereye n'urugo rwe n'abana be, nawe ukamwigana kandi we arimo kwinjiza, ari mu kazi, ari muri business. Hajya ubaza umuntu ngo se ngo ukora iki? Akavuga ngo ngiye se burase ngo ngiye mfite akazira, kandi amafaranga asora ku mwaka, uzareba amazu amafaranga asoreshwa ku mwaka, ibibanza se bisoreshwa ngahe, kandi buri gihe biba biri kuzamuka. Nari ngiye kukubwira rero ko leta, governments, ibihugu hari amafaranga bishora muri investment kugira ngo badasora menshi, kubera yuko baba bifuza ko abantu benshi binjira muri ibyo bintu byo kwinvestisa, gucuruza imodoka,
kuvana ibintu hanze babyinjiza mu nzu hanze babyinjiza mu gihugu. Hari amafaranga ibihugu bishoramo kugira ngo mu by'ukuri ibihugu bimwe na bimwe bibeho abashoramari baba ari stable. Iyo tuvuze abashoramari twibwira ko ari ibintu binini n'abantu bashoramo mu bukerarugendo, ushobora gushora mu mafaranga, ukagura bonds. Mujya mubona ku matelefone yacu batwandikira ngo BNL iri kugurisha imigabane n'ibiki, ushobora kuguramo umugabane bagenda bakungukira. Ikindi mu bukerarugendo, wenda mu maresitora, mu mahoteli, mu bintu bitandukanye. Hanyuma iyo turebye business rimwe na rimwe imisoro batanga usanga ivariyatinga naho no mu bihugu hafi ya byose 20 kugeza kuri 40%. Hari incentive cyangwa se uduhimbaza cyangwa se encouragement, amafaranga ashyirwa mu bikorwa nk'ibyo by'abashoramari kugira ngo badasora cyane, noneho bigatuma bacika intege zo gushora mu bihugu runaka. Nta gihugu gishobora gukora ibintu kitagendeye ku mategeko rusange cyangwa se gukonsirita ibindi bihugu kugira ngo nyine abashoramari babe benshi. Hari abantu bashora imari mu byombo, bakagenda mu Bushinwa, mu nkweto, mu myenda, ugasanga wowe washoye imari abantu bagenda bakarangura bagahereza abantu, wowe just there amafaranga bari mu kazi. Umuntu akakubona uri aho ubyukiye wibereye mu bintu bisanzwe, nawe akabyuka akakwegera akirirwa ari kuguterera inkuru, kubera ko ntabwo ajya atekereza gutangira small, start small, ibintu bigenda byikora. Ushobora kumbwira uti se birashoboka, njye ndi mu kazi karamfata amasaha y'akazi ashobora kuba ari saa 2 kugera cyangwa se saa 3 nk'uko mu Rwanda bimeze, kugera saa 11 ngaho mbwira. Ese hari umuntu ujya umbaza, hari abantu bajya bakunda kumenya ngo se ngo wowe ukora ibiganiro ryari, ngo gukorera abandi, ko nanjye nkorera abandi, gukorera abandi ngo ubona umwanya ryari wo gukora ibiganiro. Nkababwira nti Mana we, uzi umwanya ngira, nabuze ikintu nkoza. Bivuze ngo nanjye hari umwanya mfite nzi neza nko mu masaha y'umunsi 24, ushobora kuba mfite amasaha arenga 6 ndi free. Ibyo mba mvuze nawe urabizi neza ko ushobora kwikonsita. Ngo nese ngo ntabwo ubunaniwe ngo uruhuke. Unaniwe se wakoze iki? Igihe cyose umuntu akiri mu buzima buri hasi ntago bavuga ko unaniwe ku buryo udashobora kugira ikintu ukora. Ushobora kumbaza rero uti none ubu siko ni mu kazi k'abandi kamfata amasaha 8 ku munsi, nzabona umwanya gute? Ese nakora iki? Natangira gute? Ikintu cya mbere watangiriraho nakubwira, natwe twese muri iyi nzira turimo gutangiriraho, ni ugukora neza mu kazi ukora. Akazi ukora ugomba kugakora neza kugira ngo utaza kubangamira akazi k'abandi, kugira ngo akazi kabo kabe uburi excellent, ku buryo umukoresha wawe adavuga ngo ngiye ngo ubura ngo Chantal namusimbuza vuba, buri munsi uri kuri iyo stress yo kuba wasimbuzwa kubera kudakora neza, ngo bagusezerera at any time, ngo wowe ngo uvuge ngo ngiyewe ngo ubuse kuko gufatanya stress y'akazi no gukora nabi n'izo business, it is something which is very difficult. So ibyo byose tuba tugomba kubitekereza ugakora neza. Icya kabiri, kwimprovinga ubumenyi, skills. None ikibazo dufite abirabura ntidukunda gusoma, noneho ubu ngubu usanga dufite n'amatelefone na internet rwose iri simple kuyibona, buri gihe uri accessinga internet ariko udashobora kubona ikintu wakoze iyo internet. Follow me, reka nkubwire, gerageza uyihugure muri financial education, gerageza ugire ibintu wihuguramo. Mu by'ukuri ngiye kukubwira mu by'ukuri nk'ibintu 5 wasigarana muri mind nimba ushaka gufata umwanya wawe ukava muri iyo shift, cyangwa se ukaba uri planning shiftinga cyangwa utekereza gushiftinga kuva mu gukorera abandi uteganya kugera gute kwikorera. First of all, gerageza ufate financial education, iga kubara amafaranga, iga gukoresha amafaranga, gira ibintu umenya ku mafaranga n'imikoreshereze y'amafaranga, gira ibintu umenya mu gusavinga amafaranga. Ibyo bizagufasha cyane kuva mu bintu dukorera abandi. Icya kabiri, kora ku buryo ahantu uri uba irreplaceable, abantu bakubone nk'umuntu ufite umumaro muri company yabo cyangwa se muri ibyo bintu byabo ubakorera. Ikindi,
gerageza ugire ubumenyi mu bintu urimo kujyamo, ugire amakuru afatika, umastering skills uzigire zigufashe, uvuga uti ngewe ndabizi neza ko ubu bumenyi ndimo ndiga tere ndabizi neza ko buzamfasha. Ikindi nakubwira cya kane, kora ibishoboka byose wubake team ukorana nayo. Hari igihe ushobora kubaka team cyangwa ukorana nabo mu kazi k'abandi, ariko ukanubaka na team yindi uri gutegura kwinjira ukoreramo, ugatangira kugirana partnership cyangwa se relationship n'abo bantu wifuza gukorana nabo. Ikindi, invest wisely, uhindure mindset, uvuga utari ku bundi se nge niyumva mu biki. Wowe urajya ku investing ahantu mu bintu udafite, nta security ibyo bintu bifite, nta bantu bagufasha ku kazi. Ikindi, nta kintu kigusunika. Wenda ushobora kuba ufite ubikunda ari passion, like nk'ubu nka social media, all of us dutangira twumva dufite umuhamagaro, ufite passion, wumva ufite ikintu kigusunika. Ariko ni iki kidetermininga kugumamo no kuvamo. Iyo ubikoze as a business, of course there is something pushing you to go in front, to go to kugenda ujya imbere. Hari igihe rero ushobora kubikoresha ugatekereza ko inyungu zihari, hanyuma ugasanga ntazirimo vuba ugahita ucika intege ukabivamo. Wenda muri ibyo byose nkubwiye, what to take home, what to take in your mind, banza ukora ibishoboka, ugira ubumenyi kuri financial cyangwa se kuri finance, ku bintu bijyanye n'ubumenyi bwo kubara amafaranga, kuba mu bintu by'amafaranga. Icya kabiri, ugerageze ugire community ifite ibyo bintu ikora, ubasure, urebe ibyo bakora, ugire ubumenyi. Hanyuma ikindi gikomeye, build a team na connection kuri aba bantu. Hanyuma icyanyuma, uvuge ngo ngiye gushora hano, ndajya hano, urebe ibintu bigusurroundinze, hanyuma bizakugirira umumaro. So dusoza, ndagushimira cyane ko mu byo twiga ugerageza kugira ibyo uhindura, byakugirira umumaro. I love you so much. Ndabakunda cyane ko mudushyigikira, ndagukunda cyane ko wiyemeje kwiga. Hanyuma mukomeze mudushyigikirane, dutere imbere, kandi ibyiza byawe ni ibyiza byacu, ibyiza byacu ni ibyiza byawe. Ciao ciao, amahoro y'Imana abane namwe.